Yesu ashimwe bakunzi ba Ev.Mukalibiya twahaye ikaze turanezerewe umunsi wa none kubana namwe dutangire yego turanezerewe bakunzi ba Mukalibiya Ev.Mukalibiya abari hirya no hino bari muri Amerika bari mu bihugu bigiye bitandukanye tubahaye ikaze kandi uyu munsi wa none turanezerewe cyane muri kubona turi kumwe n'umuntu mwiza umukozi w'Imana wabyambare wabukereye ariko hagati aho uraho neza umubyeyi wanjye muraho neza umeze mute turashimira Imana iwanya akavura karikirwa imvura irimo iragwa gake gake okay uyu munsi wa none se urugendo rwagenze neza dore mwagiye mugendagenda n'amamoto kugira ngo mugere hano ariko tugomba no kubasengera Imana kugira ngo ibahe imodoka nawe ntibyakubera uvuga ko ubutumwa ko nawe bitabera nawe byakubera okay nawe bitabera okay turanezerewe cyane wakibwira abantu badukurikiye kuri Ev.Mukalibiya umuntu wakubonye bwa mbere kugira ngo dukomeze n'ubutumwa bwiza n'ubutuzanire Imana ibaha umugisha amazina ni Mukalibiya Pasikazi ndi umubyeyi ndi umukozi w'Imana kandi byongeyeho mfite umuryango umutware n'abana ndi umupantekote Imana iduhana umugisha uyu ukunda kuvuga ikongereje ngo uri umupantekote ubundi ijambo pantekote ushatse gusobanura iki iyo mvuze ngo ndi umupantekote mba narakiriye umwuka wera umwuka bivuze ngo umwuka wera wemera cyane rwose ubundi mu ijambo ry'umwuka wera ni iki kuri we umukristo bisobanuye iki umwuka wera rero benshi babivuga ukwinshi bamwe ngo ni umufasha bandi ngo ni umuyobozi ni umujyanama ariko nshingiye indangagaciro z'umwuka wera umwuka wera Imana yamuduhaye kugira ngo tumusigarane nk'umufasha nk'umujyanama mu buzima bwacu bw'inzira ya Kristo. Imana ishimwe cyane Imana ihabwa icyubahiro turafashijwe cyane tutangiye kuneza turabona ufite amavuta y'Imana kandi akuriwe reka n'ubundi nkuko ibiganiro byacu tubanza kwiragiza Imana udusengere Imana no dukomeze n'umuntu mwiza utugezeho icyo uyu munsi wa none Imana gukize ku mutima. Data wa twese mwiza Imana ikomeye urera kandi urakiranuka nushimwe kuko ibiriho byose natwe turimo ni wewe wabiremye ubirema mu ishusho yawe kugira ngo tubigenderemo twubaka ubuzima muri Kristo Yesu tubiheshejwe n'imbaraga za mwuka wera. Uyu mwanya ngize amahirwe yo kwicara imbere ya kamera kugira ngo namamaze ubutumwa bwiza bwa nyakubahwa umwami wacu Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo umuntu wese wumva ijambo ryawe ahindurwe n'imiburo yawe yuzura umwuka wera kuko ari wowe nzira ukuri n'ubugingo bibasha kutugeza ku mwami Imana Data wa twese uri mu ijuru. Ngaho rero nyemerera ntaba ari njyewe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu amen. Karibu Imana ibaha umugisha inshuti z'umusaraba mukurikira Ev.Mukalibiya ndanezerewe uyu munsi nakuzaniye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yona igice ni cya 4 turaza guhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10 ariko tutarasoma umutwe w'iri jambo cyangwa se umutwe w'iyi nkuru nawise ngo akarengane kawe kari mu nyungu z'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana sabe umukozi w'Imana turi kumwe amfashe gusoma tugende gake gake twumva icyo umwuka abwira amatorero. Amagambo aravuga ngo Yona arakazwa nuko Imana ibabariye Nineve. Yona ngarakazwa nuko Imana ibabariye Nineve. Imana ikubabarire niba wararakajwe nuko hari yerekwa wagize risa nkaho rikomeye ukaba ugize ibyago by'uko ritasohoye. Ndashaka kukubwira ko Nineve nubwo hari ibyaha byinshi ariko Imana yari yateguye Yona kugira ngo imutume agende Imana irokora ubwoko bw'Nineve. Hanyuma nawe rero ndagira ngo nkubwire ngo sigaho kurakazwa nuko ikintu wahanuye kitasohoye ahubwo ko Imana yamanuye imbabazi. Imana idutabare cyane.
ariko ibyo bibabaza Yona cyane ararakara. ngo ariko ibyo bibabaza Yona cyane ararakara. Asenga Uwiteka ati Uwiteka icyo navugaga nkiri iwacu. Uwiteka si icyo navugaga nkiri iwacu. Nicyo cyatumye nshoka mpungira itarushishi. Ngo nicyo cyatumye ngashoka hungira itarushishi. Kuko namenye ko uri Imana igira ubuntu n'imbabazi. Ngo kuko Yona yamenye kuri Imana igira ubuntu n'imbabazi. Itinda kurakara. Imana itinda kurakara. Ifite kugira neza kwinshi. Kandi yibuza kugirira nabi. Ngo kandi ni Imana yibuza kugirira nabi. Imana ituganze cyane. Shuti y'umusaraba unkurikiye kwiri jambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo akarengane kawe kari mu nyungu z'Imana. Uyu Yona Imana imuhagurukije kugira ngo ajye kuburira ubwoko bw'Ineneve, akurikije ko ari no mu gisekuru cy'imiryango yiwabo, yumvaga ko nta kiza cyakongera kubayo, ariko kubera ko Imana yari imuhagurukije nk'umukozi, arangije akatira itarushisha aha yahungiye. Uhereye mu gice cya mbere cy'iki gitabo, Imana itubwira ukuntu yahungiye itarushisha aza kugwa mu mutego witwa urufi. Ariko saho nagambiriye kuvuga, nashatse kuvuga ukuntu umuntu ashobora kurakazwa nuko ibyo yari yizeye by'ibyago ku bandi bidasohoye, ahubwo hagasohora umugambi w'Imana. Ndashaka kukubwira ko ibyaha byawe no kudakizwa kwawe Imana yo ifite imbabazi, ahubwo niwe uri kwitinza kugira ngo Imana igire gute ikubabarire. Yego. Gatatu. None rero Uwiteka ndakwinginze unshire unyice kuko gupfa bindutiye kubaho. Rero Uwiteka amaze kubwira Yona ngo najye Ineneve ajye kubaburira, akabyanga, we akabona Imana igize imbabazi. We ni nkaho yavuze ati iyerekwa nagize ntacyo rimaze, ibyo Imana yanyeretse n'ibyo yambwiye n'ibyo yantumye kuvuga ntacyo bimaze. Aha ndashaka guhugura abantu benshi bakunda guhanura ibintu bikomeye, ibintu biteye ubwoba. Hari uko bihanura, hari n'abandi batambuka bagasenga bakinginga Imana bakavuga ngo Mana magaze nk'umwintercesseur kugira ngo urengere kanaka. Ntabwo ibibi byose uko Imana ibikwereka nuko bitambutsa nka message, ntabwo ariko Imana ibisohoza. Haba habayeho gusenga kw'abera, Imana ikigarura, Imana itugire neza cyane. Rero ntabwo Yona we yumvaga yuko imbabazi zabaho, ahubwo yaravuze ati icyaba nuko wanyica bikarangira. Agira ubwoba bwinshi cyane kubera ko ibyo yari yizeye atari byo bisohora. Ndagira ngo nkuburire nawe, niba ibyo wizeye atari byo byasohoye, hasohoye umugambi w'Imana. Ako kari akarengane k'inyungu z'Imana. Imana itugire neza cyane. Uwiteka aramubaza ati ubwo urakaye ubwo ukoze neza. Ese muvandi, wowe uvuga ngo ibyo Imana yagutumye ngo ntibyabisohoje, ngo wenda ngo waravangiwe cyangwa se ngo wenda ngo yaragusebeje, ubwo uburakari bwawe hari icyo bukumariye? Ndagira nkugire inama, akarengane kawe kari mu nyungu z'Imana. Kurengana kwa Yona kwari ukugira ngo Imana irokora ubwoko bwayo. Imana idutabare cyane. Yego. Gatanu. Nuko Yona asohoka mu murwa yicara iruhande rwawo aherekeye iburasirazuba. Ngo nuko Yona asohoka mu murwa ngo yicara iruhande rwawo aherekeye iburasirazuba. Mu yandi magambo yaragiye kwitegereza imirimo y'Imana Ineneve. Abariho aca ingando ayicaramo ari mu gicucu. Aha hantu Yona yarahicaye cingando, yarari mu gicucu. Nuko ategereza kureba uko umurwa uzamera. Hari abantu bategereza kureba ukuntu umwana w'umuntu azaseba. Ndashaka kukubwira ngo ntabwo uzaseba kubera yuko ibyo bibazo urimo biri mu mugambi w'Imana. Akarengane kawe kari mu nyungu z'Imana. Kuba ugeragejwe uyu munsi Imana muri kumwe, kuba uri mu bibazo Imana muri kumwe, ndagira ngo nkubwire ngo uri mu nyungu z'Imana. Ejo gatoya uzabona ugukomera kw'Imana. Abo twari tuzi ko bapfuye ntabwo bagipfuye kubera ko umugambi w'Imana ari mwiza. Abari bavuze ngo ntacyo bazimarira, Imana irakibamariye kubera ko umugambi w'Imana ari mwiza. Ndagira ngo umbwire umuntu wese wicaye mu kigeragezo ariko afite ijwi rivuga ngo nzakugirira neza,
afite ijambo rivuga ngo witinye. Ndagira ngo nkubwire ishuri rimo wicaranye n'ijambo rivuga ngo humura. Ako karengane kawe rero kari mu nyungu z'Imana. Hari abantu baciye mu karengane k'ibigeragezo, uyu munsi bari kuvuga Imana neza. Hari abantu baciye mu karengane k'inzara, uyu munsi bari kugaburira abandi. Hari abantu baciye mu karengane ko kugira amayerekwa akomeye atigeze asohora, ariko inyungu y'Imana akaba ari imbabazi nyinshi zagarutse kuri ubwo bwoko bw'Imana. Rero akarengane ka Yona Nineve kari mu nyungu z'Imana kugira ngo Imana itarimbura umurwa. Imana ishimwe cyane. Gatandatu turimo gusoza. Uwiteka Imana itegeka uruyuzi rumera aho Yona yari ari ngo rumutwikire. Mu karengane ka Yona yaje kubonamo igisubizo cy'uruyuzi. Mu karengane kawe nawe hari uruyuzi Imana ikumereje, ariko uru ruyuzi uze kugwitondera twumva uko rwagendekeye Yona. Urebe ko nawe utahuye nabyo kugira ngo uhaguruke ugende ukomeze abandi bazahura nabyo kugira ngo bazumve ko akarengane kabo kaba kari mu nyungu z'Imana. Imana ishimwe cyane. Rumubereye igicucu ku mutwe, rumukiza umubabaro yari afite. Yona yari afite umubabaro mwinshi yuko Imana itarimbuye Nineve nkuko Imana yari yabimweretse, akanga no kujya kubaburira. Ariko reka nkubwire, hari ikintu Imana ikora kikakumara umubabaro mu karengane ufite, Imana ikishakiramo inyungu. Arega ndashaka kukubwira ngo nushaka uhaguruke ukorera Imana utitwaje ibibazo urimo, utitwaje ibigeragezo urimo, reka gusinzirira aho ngaho. Imana irabizi ko wakasakase ku ruhande uvuga ngo ntabwo wajyayo itarakora iki, ngo ntabwo wayikorera itarabigenza gutya, ngo na bya bindi yakuvukishijemo ntibyasohoye. Kuki wumvaga ko amakuba yasohora i Nineve? Ntabwo Imana yakwemera ko amakuba yasohora mu muryango wawe. Haguruka. Rero Imana iguhagurukije ni ukugira ngo ibyo yagukoresheje bivemo inyungu yayo. Kandi mu by'ukuri pe naho Imana yakwereka ibikomeye, utegereza ko ibanza kuguha go ahead yo guhaguruka ngo ugende ubitangaza. Niba itaraguha uburenganzira ukihuta. Hari abantu bajya bihuta, ejo ikarenganura umudugudu. Uzamenye yuko akarengane kawe ko gutukwa, ko kubwirwa nabi, k'ibyo hanuye bitasohoye kari mu nyungu z'Imana. Suko bitasohoye, ahubwo Imana yagiraga ngo ikize umugwa. Imana ikugire neza cyane. Haleluya. Amina. Ngo bukeye bwaho Imana itegeka inanda irya urwo ruyuzi bucya rwarabye. Maze izuba rivuye Uwiteka ategeka umuyaga wotsa w'iburasirazuba, izuba ryica Yona mu mutwe, bituma yiheba yisabira gupfa. Aravuga uti gupfa bindutiye kubaho. 9. Uwiteka aramusubiza ati ukoze neza ubwo urakajwe nuko uruyuzi rwumye. Aramusubiza ati nkoze neza kurakara ndetse byatumye niyahura. 10 dusoreza. Uwiteka aramubaza ati ubabajwe n'uruyuzi utihingiye kandi utamejeje? Uruyuzi rwameze ijoro rimwe kurindi rukuma. Imana idutabare cyane. Navuze ngo akarengane kawe kari mu nyungu z'Imana. Yona arakajwe nuko uruyuzi rwumye. Ni Imana ishyira ikuzimu igakurayo, ishyira mu ipamba ry'amahwa ikanashyira no mu ry'ibisubizo. Ndashaka kukubwira iki? Inyungu z'Imana mu karengane kawe. Gute Imana iguha umugisha yakoramo ihaye abandi ukarakara? Gute Imana ibyo ufite byose nawe ubwawe n'ibyo Uwiteka, kubera icyo babazwa n'ibyo Uwiteka yisubije, kubera icyo babazwa n'ibyo Uwiteka yigaruriye? Icyambere cyo ajya kubiguha ntago mwagiranye isezerano ngo ndaguhaye ngo burundu, ahubwo iguha kugira ngo uhe n'abandi. Iyi Imana ibonye yuko ibyo yaguhaye utari kubikoresha iby'agaciro, irabikwaka ukinjira mu karengane. Rero dore hari abantu binjiye mu karengane. Umuntu witwa
Eliya yahuye n'akarengane mu gihe yarageze ku gicaniro, mu gihe yarategereje yuko umuriro uva mu ijuru ugatwika igicaniro. Yabanje guhura n'akarengane k'abakonikoni, amaze guhura n'akarengane k'abakonikoni ariko aza kubona inyungu y'Imana yuko umuriro wagize umumaro mu gicaniro. Bene data nshuti z'umusaraba, mukurikirana ijambo ry'Imana, ndashaka kukubwira ngo ibyo waciyemo byose biri mu mugambi w'Imana. Reka kwidodomba. Yona we yaravuze ngo ibaze, yabwiye Imana ngo ndarakaye nyene. Hari abantu Imana bayikoreraga batakiyikorera kubera yuko hari ibyagiye biba bike mu buzima bwabo, hari ibyagiye bicogora muri business, agahita yivumbura ku Mana, agahita abwiragura Imana nabi. Uyibwire nabi cyangwa ntuyibwire nabi, kuki ubabazwa n'ubutunzi Imana yaguhaye nta kiguzi uyihaye? Ubundi wishyuye angahe ko ako karengane kawe karimo inyungu yo kuvuga ngo iguhombye na kana kabeho? Imana idutabare cyane. Karengane kawe kari mu nyungu z'Imana. Kuba uyu munsi bitameze neza biri mu nyungu z'Imana, kandi kuba uyu munsi bimeze neza nawe ni uruyuzi Imana yakomereje. Nawe Imana yaremeye uruyuzi, we kwishyira hejuru, we kumva ko hari aho ugeze, we kumva ko hari icyo uri cyo, kuko ni Imana ishobora gutegeka inanda. Inanda rero hari abantu yinjiranye, ariko nubwo inanda yakwinjiranye atari ibyaha, atari nk'uko wanze kumvira Imana nka Yona, menya ko ako karengane urimo kari mu nyungu z'iki z'Imana. Kuba usaba akazi ntibyemere warasenze biri mu nyungu z'Imana. Kuba uyu munsi uri mu kigeragezo cy'imiryango biri mu nyungu z'Imana. Kuba uyu munsi utukwa witwa andi mazina, kuba uyu munsi usuzuguwe, kuba uyu munsi ugeragejwe kandi ntacyo upfa n'Imana biri mu nyungu z'Imana. Kuba uyu munsi uri ku gisasiro ugihumeka umwuka w'abazima uri mu nyungu z'iki z'Imana. Narinje kukubwira ngo akarengane kawe kari mu nyungu z'iki z'Imana. Haguruka wumvira Imana, ukorera Imana, niwarangiza Imana izakugirira neza. Imana iduhana umugisha. Reka dusenge Imana, we wumvishira ijambo utekereze ngo mbese akarengane kanjye nibyo koko kari mu nyungu z'Imana? Gaherekejwe n'ijambo rivuga ngo humura witinya nzakugirira neza. Turagushimiye Mwami Yesu, ijambo ryawe ni ukuri kandi nitabaza rimurikira intambwe z'ibirenge byacu. Reka buri wese ahindurwe n'imiburo yawe, reka buri wese yitekerezeho, amenye yuko ahava n'ahajya biri mu mugambi w'iki w'Imana. Umenye ngo wowe ukurikiranye ijambo ry'Imana, ibyo wanyuzemo byose byari mu nyungu z'Imana, n'ibyo nawe uri gucamo biri mu nyungu z'Imana. Ahubwo gira icyifuzo uvuge ngo mpimbaraga zo guhagarara mu mugambi w'iki w'Imana. Turagushimiye Mana kuko ari wowe uturemeye undi munsi wo kugira ngo twitekerezeho, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Ni Mukalibiya Pasikazi. WhatsApp yanjye ni 0787 779 454 9. Shalom.